byaba ari ishyano, twaba dukoze ishyano twemeye gupfa bwa kabiri. Kudapfa bwa kabiri rero birashaka ubuyobozi. Iyo mvuga abayobozi ntabwo mvuga perezida gusa, ndavuga abayobozi ku nzego, ubuyobozi ku nzego izo arizo zose, ndetse bikagera no ku muntu ku giti cye. Iyo tubyumvise dutyo, kuvuga ngo abanyarwanda tugomba kubaha umutekano, tugomba kubaha kwishyira ukizana. Ariko ibyo ntabwo bihagije. Kwishyira ukizana, umutekano ntabwo byakubuza kurara ubusa iyo tujuje ibindi. Ntabwo dushaka abanyarwanda bafite umutekano, bafite gushyira bakizana, ngo ibyo birahagije bakarara ubusa, bakicwa n'indwara zitakica abandi bantu aho ariho hose. Abana babo ntibashobore kujya mu mashuri, ntacyo byaba bimaze. Naho ibindi, ibyo abanyarwanda bafite ibitekerezo bitandukanye, n'iby'abandi, ibyo nta gitangaza kandi ni nako bikwiriye kugenda. Ntabwo igihugu cy'abantu ndetse bakeya nkatwe, nubwo ari miliyoni 11, umuntu yavuga ko ari igihugu gitoya. Hari ibindi bifite miliyoni 100 cyangwa 100, ndetse hari n'abagera muri miliyari. Ariko uko nibwira mu bifasha kubaka, hari ibyo twagiraho impaka, ariko cyane cyane ibyo mbona bigirwaho impaka ntabwo ari bya bindi navuze. Ntabwo ari umutekano, ntabwo ari imiyoborere, ntabwo ari politike aho ikwiriye kubiganisha, ntabwo ari ugukora neza ngo dutere imbere abantu badasonza cyangwa iki. Aho impaka ziba ni inzira tunyuramo kugira ngo tubigereho. Ntabwo ndumva umunyarwanda wavuga ngo we ntashaka umutekano, ntabwo ndamwumva. N'abawuhungabanya ntabwo bavuga ko badashaka umutekano. Nta munyarwanda ndumva yavuga ngo yifuza kuba yakwirirwa ubusa akarara ubusa. Nta munyarwanda ndumva avuga ko adashaka ubutabera. Ahubwo ikiswe politike ubundi uko bikwiriye kuba bimeze, uko bigenda n'ahandi tubona bikora,
abantu bajya impaka z'ukuntu bikwiriye kugerwaho, uburyo bwagerwaho. Hari abantu mu bitekerezo byabo bumva ibyo byose byagerwaho mu buryo butandukanye. Ibyo nibyo, ibyo biremewe, nanjye ndabyemera. Niyo mpamvu rero hagenda hakaba n'amatora, abanyarwanda bagahabwa uburyo bwo kugira ngo bihitiremo ababayobora, baba abantu ku giti cyabo cyangwa se ihurira abantu bahuriyeho, bagahitamo. Ni ukuvuga ngo baba bahisemo uburyo bashaka kugera kuri bya bindi. Naho politiki itaganira ibitekerezo, itaganira inzira, itagirwaho impaka ku nzira, ikaba politiki ivuga abantu, ituka abantu, nta gaciro karimo na busa. Kandi nibwira ko u Rwanda aho tuvuye n'aho tugeze, abanyarwanda bumva ko abavuga ibyo, abakora ibyo, ari nta gaciro babagezaho. Nta gaciro ushobora kugeraho aho kuganira ibitekerezo uganira abantu, ntacyo wageraho. uba uri injiji. Injiji yatekereje nabi rero cyangwa ishaka kuyobora abantu, bibaye byaba ari ishyano. Ariko urubuga rwo kujya impaka, rwo kujya kuganira, kujya impaka ku bitekerezo, urwo rurakwiriye, urwo nta warwanga. Nagira ngo rero Banyarwanda muri hano n'inshuti z'u Rwanda muri hano, nibutse ngo u Rwanda mwebwe ndetse u Rwanda rw'ejo ari mwe batoya ndeba hano muri benshi, naje kubibutsa ngo mukwiriye guhora mukorera kugira ngo mutange icyizere ko u Rwanda rw'ejo ruzaba ruyobowe neza, kubera ko muzaba mwarifashe neza, mwarahashye neza, mwariyubatsemo abanyarwanda bazima. Muduhe icyo cyizere.